ahantu hose niwe babaga batuma cyangwa se niwe wagendaga. None uziya nawe Tadayanga Imana igwa mugisha cyane. Asante cyane. Turagukunda kubera ibona kwitanga kwawe si bisanzwe. Bwana asifiwe. None ko nyahera uzi ko mpano umva nk'umwuka wo gusubiramo y'abandi bavuze ngo umva no ngo mama Kamariza ndagushoje cyane Imana igwa mugisha. Kandi ni ukuri yemeye maze iminsi nkumbuye yemeshurira abantu bose barakanda umuntu wese yakiriye iyo ntasho uvuge mu itasho ya Rusi Imana yaheze umugisha. Turayakiriye hano hantu gahabaye hanini. Keraga twari bakeya nyine wagira icyo ukaba ubonye umwanya noneho habaye inkwakuzi twabaye nka kujya kwa za nka zimwe zazaga zigenda inyuma y'izindi. Nta kibazo. Ariko kandi ni mu nazo zigerayo ariko zigerayo kabisa. Ndishimye cyane igitaramo nabashije kukibamo umwanya muvugabutumwa nagitangizanyije n'abatangiye ngeze ku muvugabutumwa ashoje. Nuko abantu barampamagara tuja ahantu twari ko tuja nyine harakenewe sano n'utinzeyo kandi nyine hari urusaku ntabwo nari umakuru kuko hari bigoye ariko nyine ndasa n'ubitiye ku mashimwe ya mama Kamariza ay'abandi nayo numvishije niwe nsanze atangiye. Imana imuhe umugisha cyane kandi umugisha amashimwe yose aba kuri uru rubuga. Nkunda kubabwira ngo Imana yaratwugururiye irembo, Imana yadukinguriye umuryango. Imana yadukinguriye umuryango mu babyeyi b'Imana mu Munyamurenge yari bana wa wundi utwikirije. Munyamurenge yari bene ujya wigishijwe kumva ngo nimba bariye baburare ngo kugira ngo mumenye ko n'imboga zashize badafite imboga mu nzu. Agakinga aho kugira ngo yovuga ati yeme nimumpa amata y'abana ndagira ngo iyiwe yatetse akaba yovuga yakinga kare ngo murye tujyame kare. Kubana we hari ibintu bimwe gutekereza nyine kumva ariko Imana yo mu ijuru data ya ku manywa niho nabwiye mwene data nabwiye ngo mu imitima y'abantu yakiriye aha hantu ntawamenye ko ayibara. Imitima y'abantu yakiriye aha hantu twese yarahakiriye naje yarahakiriye. Hari igihe uzi utekereza amashime twagiye tuvuga amashime kera abantu benshi bataraza ariko mu by'ukuri njyewe ndanyatekereza mu mutima wanjye nkumva none nananiwe nsigaye numva ngubu atanayatekereza niho nsigaye numva yaraje yose. Ni ukuri burya gutekereza ishimwe ni uguha Imana agaciro. Uguha Imana agaciro kugutuma gusa ngo yabihumeka byonyine ni Imana yemewe ni Imana. Hazaba nk'igihe nicara ngatekereza ngo ese no nkabanza nkumva jani harimo muranya bari bampamagariye ko turumva noneho ngatangira kubitwara ariko yemwe hari aho mu Banyamurenge wose ko mwabyaye mukazara hari umwana mwigeze mwumva wavutse ngo amarara akambakamba umunsi yavutse mu gitondo. Ni ukuri uko izo mitekereza nkumva none ibidasa ni ibintu bitabaho muri iyi si. Kuvuka ukavuka muri rya joro bukeye ugakambakamba zanumva ubwo buremere dukantangaza kagenda ngavanga reka ngafatira umuriro nkawinjiramo kawupfiramo ngapfuka ngashira ngaho umwana w'umunsi umwe none ngasubira data ngo uvamo ru ayiwe haleluya ayo mashimwe zene ku munsi umwe nigeze kubabwira hano indege yigeze kugonga abadamu duhaye tuganira gutya tuganira duhagararanye. Noneho sinzi ukuntu nabonye nsewe sa n'uyibonye gutya ndayibona ngo nyibone mbona igiye kutwikaho. Ni ukuri ko abakirisitu nateye intambwe imwe asubira inyuma gusa babadamu bombi twari ko tuvugana barapfa.
batemwa amajosi. hari ibintu nzasigara ntekereza ibintu nkumva ni nk'umuntu hari ibintu bimwe nzavuga jewe amashimwe yaje novuga nkavuga hazabwiye gusa nirekeraho namara ariko kabwira Imana ngo uza wumva ko nyafite mu mutima tuza kumenya mvuga igihe ntafite abo nyabwira. Yego ni ukuri. tuza nkuma mbitekereza igihe numva ntabona ico mbabwira. Imana ishimwe cyane. Amen. aha hantu hambereye umugisha. aha hantu ni umugisha ukomeye cyane. iza nibuka nkavuga ngo nabonye impfu nyinshi, nabonye urupfu umunsi umwe ngeze ku wa Gafinda ndi jenyine ndi kumwe n'abahungu babiri, noneho baransiga nari ntuye i Bukavu, noneho tuzamuka umusozi bari abahungu turihuta ngo twihute, baransiga ngo basige fatwa n'umutima. namafatwa n'umutima, umutima wanje wamuva mu gitereko gutyo urazamuka neza uva mu gitereko. kumva umutima wanje turi mu gitereko, umutima wanje wavuyemo uri nk'ikintu gihaye kirereta gusa nkaho. noneho ndavuga nani hahandi napfuye kandi simfite n'uje kubwira abahungu, ariko kera cyari igihugu kikimeze neza kitarabaho zino ntambara. noneho umupfurera araza asanga aho naguye, afasha ya varize yanjye nari mfite arayitwara, arambwira ngo se hari abandi muri kumwe. sinitaye ngo arayatwara amahuzu, sinitwaye ngo hari icyo atwara, sinumvaga ndiho. ndagenda, noneho najyama umutima ukicara, nahaguruka umutima ugahaguruka. bahungu bararwa baricara barantegereza barandinda. ahantu ho kugenda isaha zari nk'isaha zibiri gusa twari dusigaje ngo dushike mu Masoro, niba ari mu Masoro. twahagenza amasaha 12. umutima nkumva gusa ukurarereta, kumva uraka ngaha. noneho turarara, barambwira yewe raraga ngaha, ndaharara se mfasigare nanone sinzobona bazonkurira. unzabangwa ahandi abiwacu babizi. ndavuga reka tugende gahoro. turagenda ngo bashike mu nzira, barambwira yewe gahega ukutitwoza mfa twaragiye. nagiye kugera iwacu maze hantu naho hasigaye urugendo rumwe akagerayo. nagiyeyo maze y'icumweru kizima mpaye ndara mu nzira. mbona Imana yeme, mbona Imana kandi gutangaza uko umutima ntabwo nawuherukiye kuva nabaho ntiwisubiye kubaho. Imana ishimwe. nicyo kintu utagira kimurwaye kimwombaza ngo ni gute. Imana ihimbazwe. ariko urupfu gutya sinabibabwira. ndashimira Imana yo mu ijuru data, igihe iyo ndege mpaye mbabwira nagonze mu mukuru wanje, noneho iwe imugonga mu mutwe hano mu bwonko hejuru. naranamuzanye azatara amahanga azatubwira umunsi mu buhamya n'abahoka. imugonga mu bwonko hano hejuru, ikubita akababa kayo aha hejuru. umutwe uragenda urabyimba ugera nkiriya, wamusongora umera nka kujya kumushita. noneho abantu se ibi bintu noneho ni ibinyabaki. abagabo b'iwacu bose barakoranye ngo bose umuntu, ngo reka bose ngo barebe ko mbese ko botobora nimba ari amashira gato. abandi se umutwe wasongoye ugera iriya. uzi ko umuntu ari plastique. noneho bagihaye bavyuka nyine bijya by'iwacu gazo kwama bihuhara ngo bagiye kotsa umutwe, wumva kotsa umutwe wagonze.
ubwo ya ndege yabagonze ibiragarutse agarutse iyindi iragarutse abantu bose bafite abarwayi bose bahuye n'ibibazo bari benshi yari yagiye igonga kandi noneho bakicwa n'isumu icyabagonze ngo ubona bagonze gusa uwikozeho akaba abyimba wese kubera isumu yayo noneho baragenda kera ubwo indege ibiraje baramufata nawe bamushyize ku gipoyo baratwaye bajanye ku bitaro yewe barashitse ku bitaro bagarutse biruka bonyine yabigenza ukoga ngo bashike ngo bakazama baheza gusa ngo ibinini bya ngo byena ntibigeze babakoraho pe ngo babahaye ibinini z'isumu tubona abakobwa bose bari na benshi bari abakobwa benshi bari bagonzwe nyine yabagonze nuko ariko zanibuka Imana akavuga ngo Imana ni igitangaza hano badata iyo mvuga nza numva mfite imbaraga z'Imana mu mutima waje nza numva umutima waje ugira izindi mbaraga nyinshi uzi kuvuka nabonye urupfu rusiga hose napfa hari igihe kimwe nakumbuye urupfu numva ndarukumbuye nazaga ndukumbura nta kintu mu isi ndabona ntacyo ndakunda kandi ntabwo ari kuba benshi kigihe nakeneye kumva ko navukanye n'abana ba mama twari 7 sese arijega mukobwa umwe mu bahungu 6 b'abahungu bose barapfa 5 barapfa twari b'abagabo b'Imana abagabo bakomeye mwabagore mwe namwe mwabagabo mwe uwa 6 yari mu gisirikare cy'u Rwanda akimugariramo agwara imyaka 5 aryamye ku musego zamwegura nkamwegeka guterurwa shiraza imyaka 5 atarishaganya mu gitanda bamwe bose bapfuye nta mwana wigeze urwara n'umunsi bose bapfaga ntawe urwaye bose bapfuye nta muntu urwaye mbwira Imana ati Imana ni Imana pe ukuri ndakomeza abantu bafite ibibazo byinshi maze iminsi mbaye mbwira abantu kuja mu ijuru gukunda ijuru maze iminsi mbaye mbiganirira abantu benshi tuba turi kumwe batandukanye bagiye batandukana hari amagambo Pawulo yandikiye Timoteyo yaramubwira ngo yaramubwira ngo mwana wanje amagambo wanyumvanye imbere y'abandi bangana nawe uzoyabwira abandi bazayageza ku bandi kuri rimwe Timoteyo wa 2 igice cya 2 no kuri 7 aravuga ngo twahawe umwuka w'ubwoba ahubwo twahawe umwuka w'imbaraga ngo duhabwa ngo umwuka ngo w'urukundo ngo duhabwa umwuka wo kwirinda twahawe umwuka w'ubwoba uku ijuru muri mukona dukorera ukuri kw'Imana tuzaribamo Imana ishimwe turabikunda nzabwira abantu ngo simbizi hazaba nk'ukuntu kumwe genda numva atandukanye na simbizi njyewe singira ubwoba bw'ikintu singira ubwoba kuva na kera ndi n'umwana mutoya nakuze mu buzima bwanjye ntari wa mwana ugira ubwoba nari agakobwa gatoya ariko kama ngenda saa 9 z'ijoro sinigeze numva ubwoba mu mateka yaje njye no mu buzima bwabaye ikinyejana abandi bantu babamo cyagiye kiba ku bandi bantu bavugwe bagire gute siniberaho ntabaho ngaho oyeye kumva gusa ndanezerewe wavuga utavuga nkumva ntacyo condaza kw'ijuru umutima ufite ahantu wavuye n'aho uba kamenya ko uhishe abantu batagera kumva aricyo kimpesheje izo mbaraga zo kuba muri ubwo bwihisho bw'Imana ukuri Imana igomba cyane amen ndanezerewe cyane
asante nta cyane mwanya mfite reka ndekera aho ngaho imana ibahe umugisha urakoze sinavuga ko ruzanye ngo nzivemo nyine murazumva ni ndende ariko uzazisubiremo kandi imana ibagirire neza atinya imana mwese ko mukomeje kwihanganira ibibazo biriho kuri iyi si imibabaro abantu benshi bafite ndabakomeje cyane mukomere pe mukomere kandi ibyo mwahuye nabyo imana izibakomeza cyane cyane mureke mbabwize ukuri muza mukumbura ijuru uzoza utekereza ngo wapfuye yibereye hariya aricaye kandi ijuru ritabamo umurongo tiribemo ubukene tiribemo kwirirwa upagasa tiribwe kwirigurira ngo nta gitenge cyangwa nta faranga ufite imana ibamugisha murikomeze kandi mumenye kuko ari ibyo duhaye duharanira kandi gitumye dukesha iri joro ryose cyangwa se tukirwa imana ibaheze umugisha kandi murakoze cyane